Jesus kuhanze kose Yesu bakuhanze akira mara no mazi bazi Mana ushira kiutinye imiti no wari bikundenza wawe ndetse ukomeza kunkanga ubwo bayiki nyina kiramara mayo mazi kwanza umutwe n'amazi n'ibintu bigomba kugendana warabyibushye warananutse ku buryo narabyibushye sigura ko nsigaye ngana ubu warabyibushye cyane narabyibushye ahubwo ibintu muri kugaburira muretse yaho n'ukuri narabyibushye byaba ari byiza wenda iwanyu ni bakubona bazabona ko tugabura gusa turacyakubera nka kera tu musa kuva kera ko wakundaga amakabutura n'ubu akaba ariyo wambaye nyine izuba ryo muri Kigali ko riba ryabaye izuba The Homeless Girl uyu munsi ikomeje kugenda ikataza ndetse inakurura abantu benshi gusa uno munsi hari ikintu tugeze uyimenyaho ndetse nabwo wigeze umenya amakuru yayo yanyaye ubu ngubu bishobora kubiri kukuyobya ndetse imwe kujyana n'ahantu habi cyangwa se heza banza ubyumve neza mbere yo kuyireba ubanze umenye amakuru yose ya The Homeless Girl ubu ngubu bageze kuri episode za 30 na kangahe uri bugende nawe yikurikira ndetse uri bugende unayikunda cyane cyangwa se unayange mu mateka numara kumva bino bintu bigiye rero ndabashimiye gende twa Jogusine Rami tugiye kuba twaganira rero kuri iyi filimi The Homeless Girl aho usanga ari filimi ikunzwe cyane n'urubyiruko ariko ugasanga abantu bakuze barayihoreye ndetse ugasanga n'abanyabwenge baravuze ati ntabwo ino filimi twakongera kuyikina ntabwo twakongera kuyireba dukurikije no ntego zayo abantu benshi rero barambwiye ati dukore ikiganiro tuganirize kuri iyi filimi tugure uko byabyifashe ndetse unaduha amakuru yose ahagije nanjye no mpamvu nabyutse ndavuga ati reka mbahe amakuru ahagije ndetse ari bunabafashe kugomeza muyikunda rero ndashimira buri muntu wese mwanyina kandi subscribe arimo aragenda akanda like ndamushimira rwose reka dutangire The Homeless Girl ni filimi imaze kubaka ugikundiro hagati y'urubyiruko ndetse n'abandi bantu batandukanye aho usanga rwose bayikunda cyane ariko abenshi bayireba n'abatazaho amakuru yayo abatayizaho amakuru ndetse n'abayizahiye amakuru y'ibihuha nibo bayireba agasanga rero abantu b'abanyabwenge benshi baravuze ati wapi The Homeless Girl ntabwo ngomba kuyireba bikurikije intego yayo rero tugiye kuba twaganira ku ntego y'iyi filime tuganire impamvu yashyizweho tuganire rero n'impamvu uri kuyireba uno munsi rero mwagiye mubona yuko filime yakomeje kuryoha bamenye ko Alice na Lewis nubwo bitirimo baragenda neza ariko bizagenda neza kubera Imana ariko bazanahura ndetse banaganire mu buryo bwimbitse ndetse bunameze neza aho tutazongera kubabona batandukanye twifuza kubabona twese ndetse banameranye neza uyu munsi rero episode zagiye zisohoka mwagiye muzishimira ndetse mwagiye munazireba mwazirayikinze mwazikometinze ariko hari ibintu byinshi mutazi kuri ino filimi nifuje ko nabibasangiza rero ino filimi The Homeless Girl ni filimi yanditswe n'abakobwa ndetse yandikwa n'abahungu bazi icyo bita production muri filimi barayandika neza filimi gihanze kugira ngo ifashe abantu benshi kuba bahinduka kuba bagira ikintu bagira hano bisanga waba umurongo mwiza bakawujyemo ndetse kumva ko bamerewe neza ndetse ikanabigira filime yasohotse kugira ngo yigishe urubyiruko yigishe abantu bose bajya mu nkundo babandi bakajya mu nkundo bagata badigadiga rero hari ukuntu ujya mu rukundo ukadigadiga kabisa ukavuga ati ewana ese ko rimo ndajya mu rukundo umuntu yambabaza gato nkahita mvamo bigata bihindagurika mu gihe gitonya ni gute twabihindura rero iyi filime yagiyeho kuri gahunda yo kugira ngo ifashe abantu benshi kuba bajya mu rukundo ntibagende badigadige cyangwa se ngo baveho bahita bahindura icyerekezo bavuga ati biranze ugasanga barimo baragenda bashiragira n'ibyo tugenda tubona hano ku mbuga nkoranyambaga rero ikindi cyakabiri cyatumye no filime ishyirwaho ko ari kugira ngo rwose babasha kuba bagira ngo babone icyo bita rwose viewers babone ndetse n'icyo bita amafaranga kurabizi yuko rero views zijyana n'amafaranga aho usanga niyo ino filime iri kwinjiza amafaranga menshi cyane muri filime zirimo zirakinwa hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko iramamaza ndetse ikanafata umwanya wo kuba yakwinjiza amafaranga bijyanye na views kubazi muri recommendation ya YouTube igenda itanga amafaranga ahagije ndetse kuryo bituma bano bakinnyi bakomeza rero mwabonye rero ko Alice nawe yakomeje kugenda akina neza ndetse mubona ko Lewis nawe yakomeje kugenda ababaza Alice mu buryo bwose bw'urukundo ariko uyu Alice nawe aracyakomeje kwihangana mwabonye ko Lewis nawe akomeje kugenda ahura n'imbogamizi nyina akomeza kumushyiraho igitutu amubwira ati ese wakomeje ukikundira umukobwa w'isezerano ari we Tricia ko ntajya atwaye ndetse kazakomeza no kuba hafi wakomeje rwose ukamuba hafi ndetse nawe ukamwereka ko umukunda ko ari we dushaka ibyo kuvuga ngo ari
Alice umukozi wo mu rugo, umuntu watoraguye igitoragura nuko tutagishaka. Rero Lewis nawe yakomeje kwihangana, nicyo kigaragaza rero ko filime yashyiriweho abantu bose cyane cyane ab'urubyiruko bajya mu nkundo kugira ngo ibafashe kuba bakomeza kwihanganira ubuzima bw'inkundo baba bari kunyuramo. Rero nshuti yanjye reka mbabwira ati murakoze cyane ndetse ndanabashimiye kuba rwose wongeye ugafungura ino video ndetse uganakanda subscribe niba utarayikora rwose yikarinda kwinginze ndagusabye n'ukuri imbabazi babaruka ndiyo subscribe ndetse mbabarira unakandira like rwose niba ngombwa na sharing muraba agaciro cyane ngiye mba nagiye kwaka amakuru kuri Press Vision Films umbabaze rwose icyatumye bino bintu rwose bigerwaho ndetse muri buze kugenda mukurikirana amakuru yose atandukanye. Wowe ushaka kuzakina muri ino filimi uze kwa prayinga muri comment utubwira ati ndashaka gukinana namwe turi buze kuba twaguha amahirwe nawe yo kuba wakina ndetse nawe ukazajya uhembwa amafaranga ashimishije nimba uramutse uzi gukina filimi cyangwa se warabyigiye nabwo twaguha ayandi mahirwe nuze gucikanwa. Rero murakoze cyane, nitwa Jugusine Rami narinje